tumenyereye ko umusore kenshi iyo akunze umukobwa amwegera akamubwira ikiri ku mutima. Kuba umusore ahita afata iya mbere mu kubwira umukobwa ko amukunze, nanone siko bihita bigenda iyo umukobwa we yagukunze. Umukobwa akunze umusore hari ibimenyetso atangira kumwereka mu rwego rwo kumwereka ko amwiyumvamo kandi yifuza ko bagirana ubushuti budasanzwe. Bimwe mu bimenyetso umukobwa agaragaza byakwereka ko yagukunze kandi ategereje ko ugira intambwe utera, nibyo uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikimenyetso cya mbere ni uko umukobwa yigana ibyo ukora. Ese ikintu ukoze nawe uhita ubona agikoze? Nk'urugero, uburyo wicayemo nawe ukabona nibwo yicayemo, wahindura uko wari wicaye nawe ukabona arabihinduye. Mbese ikintu ukoze nawe ashaka ngo abe ari nacyo nawe akora. Gusa kuba yakwigana ibyo uri gukora bikorwa mu buryo, ariko none ntabwo ari buri gihe, kuko ashobora no kukwigana ibyo uri gukora agira ngo umwiteho, ubone ko agukurikiye kandi ashaka kuba yamera nkawe. Yabikora ariko none ku bushake bwe, cyangwa se bikaba atari ku bushake bwe, iki ni ikimenyetso cyakwereka ko uwo mukobwa agukeneye, akeneye kumwitaho, ari kukwereka yuko agukunda. Ikimenyetso cya kabiri, iyo uvuze ibintu bitangaje araseka nubwo byaba bidasekeje. Umukobwa iyo agukunda aba yumva ibyo wavuga byose byamuneza kandi bikamushimisha. Amagambo yawe yose ayafata mu buryo bwiza gusa, ku buryo nubwo wavuga ikintu kidasekeje cyatuma abantu bakugaya, we yumva gisekeje kandi agatangara. Kuri we ahabona uri umuntu uzi kuganira cyane kandi inkuru zawe ziba zisekeje uko byagenda kose. Ikindi kintu cya gatatu ni uko umukobwa muri inshuti ku mbuga nkoranyambaga zose muhuriyeho. Aha ndavuga ushobora no kuba wenda utamufollowinga kuri Instagram ariko waragufollowinga. Ntabwo biba ari itegeko yuko wowe wamufollowinga back, cyane ko nk'igihe nyine wenda nawe utaramwiyumvamo birashoboka ko waba utamufollowinga ariko we aragufollowinga. Umukobwa ukunda aba yumva yagukurikira ahantu hose, mbese aba yifuza ko uburyo bwose bwamahuza mwamuburiho kandi muri inshuti. Birashoboka ko umunsi mu gihura yahise agusaba ubushuti kuri Facebook, agakurikira kuri Instagram, nimero yawe ya WhatsApp arayifite n'ibindi byinshi. Ibi ngibi bikwereka ko aba yumva agukeneye hafi cyane. Ikindi kimenyetso, ese akwandikira amagambo cyangwa se SMS zireshya gute ugereranyije n'uko wowe umwandikira? Ese akwandikira ibintu byinshi ugereranyije n'ibyo wowe umwandikira? Ese agusubiza amagambo y'impine? Niba rero iyo umwandikiye agusubiza mu magambo ajya kungana cyangwa se arenga ayo wamwandikiye mu burebure, aha ni byiza cyane. Biba ari akarusho iyo rero kwandikira amagambo asumbye ayawe. Aha ni bikwereka yuko ashaka yuko mukomeza kuvugana, nyine asobanura ibintu byinshi, ashaka yuko mukomeza kuganira. Ikindi kimenyetso, ese arakwegera cyane kurusha uko byahoze. Ahanga niyo umukobwa agerageza kugira ngo yumve ko muri hafi, ya mu buryo bw'umubiri cyangwa se no mu bitekerezo, uwo mukobwa aba agukunda. Urugero, iyo mwicaye mu itsinda ubona ari wowe aba ashaka kwegera hafi buri gihe, kandi ukabona ko ashaka ko ibitekerezo byawe n'ibyo bigaragara nk'ibihuye. Gusa ariko nanone bitewe n'imyitwarire, hari abakobwa ahubwo niyo yaba agukunda cyangwa se ahubwo niyo agukunda cyane atakwegera kugira ngo bitarangira ahubwo umukojeje isoni. Gusa ariko nanone akenshi ibi ngibi bikunda kuba nanone kuri wa muntu n'ubundi ubusanzwe ugira isoni. Ikindi kimenyetso, akunda kurya iminwa. Niba mu gihe uri kuvugana nawe aba ari kukureba kandi ukabona arimo ararya iminwa nyine ukuntu ntashaka kujyamo cyane, birashoboka ko uri umusore uri mu ntekerezo ze. Ikindi kimenyetso ni uko gusekera. Niba mu gihe ari kure akureba ukabona aramwenyuye, ni ikimenyetso ko akeneye ko umusanga ukamuganiriza. Gusa kandi ashobora kugusekera hari akantu gasekeje akubonyeho, ugomba none paying attention. Nko mu gihe muri mu kiganiro ukaba uri kuvuga ibintu bidasekeje, bidatangaje kandi bitanateye amatsiko cyane, we ukabona none afite ibineza neza ku munwa, aha nuko hari ibindi ari kugutekerezaho biba byerekana ko agukunda. Wowe ushobora kuba uri kwivugira ibintu bitari fani, bidasekeje, ariko wenyine ukabona ari kwisesatse bya hato na hato. Ahangaha byerekana yuko uwo mukobwa agukunda. Ikindi kimenyetso wareba ko umukobwa agukunda, ese iyo muri kurebana, niba mu gihe muhuje amaso ahumbaguza inshuro nyinshi, iki ni ikindi kimenyetso cyakwereka ko ashobora kuba agukunda. Ikindi kimenyetso
kitagiye kure y'iki ngiki, ese ubundi mumarana umwanya ungana ute iyo muhuje amaso kuno iyo murimo murarebana? Niba muhuza amaso ukabona yatinze kugukuraho amaso ugereranyije na mbere, ni ikimenyetso cyakwereka ko akwifuza, aba ashaka kukwereka ko akeneye ko wamwitaho kandi ukabona ko ari uw'agaciro ku buzima bwawe. Abikwereka neza rero iyo muhuje amaso umwanya munini ugereranyije na mbere. Ikimenyetso kindi ari nacyo cya nyuma uzareba niba umukobwa yaba agukunda, cyangwa se ikimenyetso umukobwa akwereka iyo agukunda, uzarebe iyo mwicaye ubona mwicaye mute iyo muri hamwe. Niba mugiye mwicaye mu itsinda ubona kenshi ari wowe ari kureba kurusha abandi, nuko ari wowe abona nk'uw'agaciro kurusha abandi bo mu itsinda murimo. Ubisobanukirwe neza hano. Iyo aguhanze amaso kandi atari wowe ufite ijambo mu itsinda urimo, nuko nyine abona yuko ari wowe ufite agaciro, ari wowe abona ufite agaciro kurenza abandi. Akenshi umukobwa ugukunda agerageza guca nyine akwegeye cyangwa se murebana, kuko aba yumva akeneye yuko wamubona nk'uw'agaciro. Ndagushimiye cyane, kora subscribe niba utarabikora. Hanyuma uramutse ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi, ndetse uramutse n'ikindi kintu wifuza ko twazaganiraho ubutaha, ubidusangize muri comment. Njye nitwa Aniko Uwingabiye.